muri ekipa ya Sport icyumvirizo ku mafaranga Rayon Sport iri guhereza Shadrack Ibeyibingi bimeze bite? Imyaka arasinya azajya ahembwa ngahe ku kwezi? Ese ibyo byose uyu musore hagati y'isa 8 n'igice na saa 9 n'igice araza gutangazwa. Uyu musore yatangiye ibiganiro mu kanya gato gashize, nibwo atangiye ibiganiro bikomeye cyane na perezida wa Sport ndetse na manager we Mucyo Anta biganiro, ariko hari amafaranga bari kugenda bumvikana gake ngiye kuba menamo imyaka ashobora gusinya, amafaranga ashobora guhembwa ndetse na recruitment cyangwa se amafaranga bashobora kumugura. Abakunze Sport mwegerano tuganire. Ikindi ndaza kubwira abakunze Sport, umutoza nawe agiye kuhagera. Umutoza nawe gose mu masaha y'umugoroba nawe ashobora kuza kuba yatangazwa. Ariko ikindi abwira abakunze Sport, mbere yuko uyu musore asinya Mucyo Anta biganiro na perezida wa Sport, perezida wa Sport ibintu bibiri yamubwiye cyangwa se yamusabye kuri uyu mwataka ugiye gusinyira equipe ya Sport. Hari ibintu bibiri bikomeye cyane perezida wa Sport asabye agent we Mucyo Anta biganiro, nabyo ndaza kuba nabi komozaho n'utunota duke cyane ngiye kubitamo update kuri ku cyumvirizo cyangwa se ku makuru ari kuva mu biganiro cyangwa se ku meza y'ibiganiro bya rutahizamu Shadrack Ibeyibingi, umukongomani uvuye muri DSMP. So ngira ngo murabizi cyane, abakunze Sport murabizi cyane, hari rutahizamu w'umunyagabo twabonye ku munsi w'ejo. Uyu nguyu nawe yarari mu biganiro, ariko yahenze equipe ya Sport, yabonye ko bigoye kuba yaza muri equipe ya Sport, nawe yari uwa Mucyo Anta biganiro. Ariko uyu mwataka Shadrack Ibeyibingi niwe mwataka babonye ko bishobora korohera equipe ya Rayon Sport. So ngiye kubakubitamo umuyumuri puko mukande ku subscribe abakunze Sport, turengo se amafaranga bari kugenda basa nkaho bari guhurizaho nangahe bimeze bite, kujya mu kanya gato araza kuba yatangazwa. So ndagira ngo mabwire ngo mukande ku subscribe ubundi bamenemo aka kaboro kuri aya masaha ni minota nk'itandatu gutyo giye kubamenamo, nkababwira ni naya ngaya bimeze bitya. So ngira ngo reka dutangire neza cyane. Yes, reka dutangiye neza cyane. Turebe ngo ese ku cyumvizo ku makuru ava mu nzove ku meza y'ibiganiro bimeze bite, amafaranga bimeze bite, ase Rayon Sport iri gutanga ngahe, Shadrack Ibeyibingi ari gusaba amafaranga angahe. So reka duhere kuri Anta Mucyo ndetse na perezida wa Sport Tade. Perezida wa Rayon Sport Tadeyo yasabye uyu mu agent Mucyo Anta biganiro, yabwiye ati uyu mwataka tugiye gusinyisha nizere ko yambwiye ati nizere ko wamubonye ari umwataka mwiza. Uyu mwataka naza akaba umwataka mwiza, isoko cyangwa se muri season itaha tuzagira gute, tuzaguha amahirwe ari hejuru yayo twaguhaye muri iyi merikato cyangwa se muri aba bakinyi arimo arazana, haba Rushema Chris ndetse n'uyu mwataka. Yabwiye ati uyu mwataka utuzaniye naza akaba flop cyangwa se nitware neza, tuzakwatsa umuriro cyangwa se nyine muri equipe ya Sport birashoboka ko utazongera kuba wazanamo umukinyi. Agent Mucyo Anta biganiro amubwira ati umukinda mwize namurebye ngiyewe, amubwira ati namurebye equipe ya DSM Penal ikurikiranye, ni umukinyi nizeye, ni umukinyi mwiza cyane. Ubwo natwe nk'abakunzi ba Rayon Sport sportifu ni ukuvuga ngo reka twizere ko uyu mwataka ari mwiza. Ariko uko namubonye ku kibuga cy'indege ni umwataka mwiza cyane, ni umwataka ubona ko ni muremure, ni umwataka iyo narebye ama highlights ukareba imikino yakinye na DSMP derby hariya ya Pepe Mazembe ndetse na DSMP, ukareba imikino uburyo yagiye yitwara DSMP itsinda nuza ira equipe ya Pepe Mazembe, ubona ko ni umwataka mwiza cyane. So ngira ngo reka turengo ese komeza y'ibiganiro ibintu bimeze bite. Uyu antaka cyangwa se uyu mwataka Shadrack Ibeyibingi na agent we Mucyo Anta biganiro barimo barasaba miliyoni 40 equipe ya Sport. Barimo bashaka ko gose bagira gute babaheza miliyoni 40 bagasinya imyaka 2 cyangwa se umwataka akaba yasinya imyaka igera kuri 2 agahembwa miliyoni 1,500 y'amafaranga y'u Rwanda ku gihe kingana n'ukwezi. Niyo makuru cyangwa se cyumvirizo kiri kugenda kiva mu nzove cyangwa se mu kumeza y'ibiganiro. Ariko perezida wa Sport
yahise ababwira ko babahereza cyangwa se bamugura miliyoni 35 bakamuhereza miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda, akaba ariyo yajya ahembwa ku gihe kingana n'ukwezi. Biracyari hagati aho ngaho rwose, niyo makundi kugenda mfata gahoro gahoro, biracyari hagati aho ngaho, barimo barakubana kuri miliyoni 40 ndetse na miliyoni 1,500 ku gihe kingana n'ukwezi, ndetse n'izo miliyoni 40 nyine agasinya imyaka 2 akahembwa miliyoni 1,500. Perezida wa Siporo akavuga ati miliyoni 35 muzifate bahembe n'igihumbi cyangwa se miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Ni byo biganiro biri kugenda bipusariya rwose n'icyo kintu nabwira abakunzi ba Siporo. Ariko mu kanya gato muye muri tayari umuntu cyangwa se igihe arabatangajwe umuntu araza kubahereza umuripuko kabisa, muye muri tayari. Nibyo biganiro bikuva mu Nzove.